Yes. Twongeye kuguha ikaze ukurikiye Ram TV muri aka kanya, turagusuhuje cyane tukwifurije kugubwa neza aho uri hose. Turagira ngo tukubaze tuti umeze neza, wanyweye amata? Sigaye narakwiganye, umeze ute se wowe Rita? Yego meze neza. Wara kabisa, uyu munsi wawe ukereye wambaye neza cyane cyane. Ariko nawe wambaye neza. Wana, thank you kabisa. Yes, reka tubasuhuze, reka nizere ko mumeze neza abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. Uyu munsi rero twagarutse muri byacitse. Yes. Reka nizere kugiye kubana natwe, wibaze ngo ni biki byacitse. Urabibona nawe twabyambariye, ntago ari kwa kundi wari usanzwe ubimenyereye. Ndakubwira ngo uyu munsi biri so special. Yes, so urabona dufite akanyamuneza. Reka nizere ko uyu munsi uri kugubwa neza, reka nizere ko uyu munsi wagenze neza cyane, ko ejo twavuye mu bukwe. By the way, urabona muri iki gitondo turacyari mu mavuta, turacyari mu mavuta y'ubukwe. Ibintu ni umunezero cyane. So meze neza, nanjye ndashima Imana. N'ubwa mbere mubonye wambaye neza. Yego. Ubwo bivuze ngo indi minsi byabaga ari. Oya, so urabona iyo umuntu akubwiye ngo n'ubwa mbere mbonye wambaye neza, uba wakabije, uba wamwemeje. Ndagushimiye cyane, ariko nawe kabisa urasa neza cyane kuri uyu munsi, waje umeze neza cyane. Yes, reka imyenda navanye ahantu ndi buze kubabwira. Nanze kwikura muri ntujye kure ya kamera. Murabona nari nambaye neza, nari meze neza. Yes. Mugenzi wanjye se we yari yambaye neza, yari ameze neza. Mwamubonye gute? Yes, reka twe kugomeza kugutera amatsiko rero, tukubwire ngo tuvuye he, tukuzaniye iki kuri uyu munsi. Yego. Twakuziye mu kintu bita urukundo. Yes. Eshani rwose. Sure. Okay. Buriya umuntu ugira urukundo harya ngarangwa n'iki? Nakanyamuneza. Ubwo noneho nshinja kutakagira, ndahita menya ko nahindutse muri ubu buzima. Rese ubugiye ko ntarwo ngira ngo abankarimo. Yego. Wowe ufite ikibazo. Ariko ugura cyangwa se ushobora kuba ufite ariko utabizi. Burasi ndamenye icyo urukundo ngo ni iki. Naguramenya ngo biragana he, bimeze gute. Hamwe no gusuhuza abakunzi banjye. Yes. Bo kuri Ram TV. Yego. Ndatekereza ntago wabasha kuburi kunyumva utari kuri Ram TV. Yego. Reka basuhuze, mbifurize weekend nziza, cyumweru cyiza. Yes. Ndatekereza umunsi ku cyumweru, reka nizere ko mumeze neza. Yego. Kandi muri kwiyumvamo ikaze. So rero nimuze mubane natwe, umunsi twafite ibyiza byinshi nkuko mubibona, twahinduye strategy. Mbega navuze nti iyi nkuru ndamutse nyivuze nicaye, ntabwo byaza kugwa amahoro. Yego ni mugenzi wanjye mbimukoje aranga ati reka ngiye kwicara, simbikozwa nuko bimeze. Mu ntebe harimo amahwa, kirazira. Nta mpamvu zo kwicara kuko turashoboye kandi imbaraga ni zose. Turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Reka rero twe kukomeza kukwicisha amatsiko, nkubwire nti mvuye he, avuye he. Tuje kukubwira ngo ubukwe bwa nawe rero wamfasha kugufasha. Genda ubwira uwo wagukuye ku muhanda nakurangira aho ujya. Yimba numva nyine hari ikintu kibyimbye muri nge, nkumva ndashaka guturika. Kaburo kamenyereye gukomba mama. bwari bumeze gute ubukwe bwa Irene? Irene rero byari bimeze gute kuri uyu munsi w'ubukwe ku izi tariki 15? Yego. Ni ubukwe wabonye uterita. Bo
so ndahera mu ntabari ugeze aho utabaza bo n'ubukwe bwari bwiza mbona mbanza no gushimira Irene nukuri Imana imuha urugo rwiza imwubakire neza turamwifuriza ishya n'ihirwe cyane rwose turamwifuriza kubyara hungu na kobwa mama Irene muzabyare hungu na kobwa kandi wanyu ntihazabura Imana yego kuko urugo rurimo Imana nukuri ruba rurimo umunezero ruba rurimo ibyishimo ruhoramo abashyitsi ruhoramo ibirori hari ukuntu bavuga ngo hari abajya inama Imana irabasanga ariko hari n'akandi kavuga nuko numva nkibagiwe hari abarenze umwe haba hari Imana nga haba biri bari Imana iramanuka ikuruka ikabana nabo yego Irene n'ubukwe rero bwari bumeze neza bw'umuntu bita Liliane na Irene akombega umukobwa mwiza macumunu akoshe kibaju akajwala n'ubukwe rero kandi aseka neza ni mwiza no Irene uzi kurambagiza so sweet yes so much kabisa nukuri azi kureba pe irajisho riziguhitamo yaba habaho kahitamo kabiri navuga ngo ishuri 100% uzongera uhitamo akongera kamuhitamo cyane reka mbabwire reka mbonereho no kubwira abahungu mujye muhitamo abakobwa beza ariko nababina usundi waba umukobwa mubi akura we ura mukobwa we aza mu 10 ba mbere beza yes ufite ibyo wagendeyeho noneho urabona ko afite mo discipline urabona ko afitemo ikinyabupfura urabona ko ari umwari uje ubwiza n'uburanga atambuka rwose ubona azi no kwifotoza aho yo bamuma nka muri nimbira buri wabonaga kandi urabasaba ase babarira umbwire mana yanjye mana naho gusaba ba cameraman mumbabarire aho ndi muhazuminge ngaragare neza mana yego kajya kora cyo kabisa nago umuntu yagucimburamo ngo muzumvikane nago mva ndaza uko agaragaje abandi natwe twibuke tubabarire mutugaragaze twari yes kabisa n'ubukwe bwari bwitabiriye n'abantu b'ingeri zitandukanye hari abastar mvugira ngo abastar turahera kuri kuri Bruce Melody yari yambaye neza ikindi ahora na vibe nkunda vibe ze namubonaga yaraje umaze kumumenyera ahora na vibe ahantu hose ari Tijara hari undi mu mama nkunda witwa Tijara ugira vibe Tijara kabendera mitatikeye ubwo nyine kugenda avuga abona bashije guhura nabona bonye hari yo Junior Giti yes ndetse na Chris Easy Sankara yari yambaye neza ego na Rocky yarahari Rocky mu kibabi turagushukuje waromeze neza ariko ngo Rocky ari numwe mu bantu bakunze kuberwa n'ibibabi yes kuko n'umusore wuzuye uri furu cyane rwose iyo yambaye ikibabi rero abari abafunze fresh ariko nyine ikibabi tutaragenda ni n'umwambaro wambara kabisa ukubonye wese akabona wowe se kukikote uri kuyemo oya gakote buriya ubusubu ese mbabara umbwira abantu bazatumenya ubundi kwese ari ikote wari kuye wenda nibyo byari bizatuma upfa kugaragara ariko twabonye nidukorana amakote by the way kwe dufite ikintu bita vibe that's so vibe cyane yes turacyavuga bamwe mu bari barimo nyindi Aisha yari yambaye neza muri yego mu rusengero ariko no mu mikenyero bari bambaye neza byasaga neza kabisa wabonaga abataranye bari beza amakorari hari na korari zizikuramya bari bambaye gutya twambaye muri wagira ngo twari muri korari ari bahungu bazi gogoza n'abakobwa bazi kuramya Imana byari ibintu bisa neza urafashijwe byari ibintu byiza mbega ni ikirori tutabona uko tuvuga n'urukundo rwiza kandi twe turabifuriza ishya n'ihirwe turabifuriza ibyiza twabonye urukundo muri bari abantu uzi kureba urukundo turaza kujya tukabanyirizamo gakeya tubereka ukuntu bimeze nk'uko namwe muri kubibona uzi kureba urukundo mu maso ndebera urabona nzakundana nande umusore w'igikara
ubwanwa utari muremure cyane. Azaba nsumba nzaba musumba. Azaba gusumba. Akoze. Mumbwira ati nzi kwitegereza wa. Ese kuvuga wagira ngo uramuzi. Oya. Nyine ngiye nuko ndeba. Ugawa ati uyu mukobwa ujye byose azahita. Waba umukwiriye. Muri make okay ongera ushushanye. Twagiye. Yego ugiye nyine ubwo ntago nari nzi ko uri kundebera ibinkwiye nibwo mbyumvishe sibyo nata nadufashe ntago nasubiramo none nsubiza inyuma basi uze gusubiza inyuma nawe ugicishamo wamugana urebe ikiganiro twakoze rero oya aragura kukireba ngomba no kuba uwa mbere kuko mba nari hano yego ngomba kuba uwa mbere ya ni uko rero byari bimeze nkuko nawe uri kugenda ubibona ku mashusho abantu ngira ngo uri kubibona ukuntu bari bameze bari bakeye cyane kabisa nanjye numbona muze kumbwira niba nasaga neza. Yes reka ko buri abukwe bwari burimo abantu benshi ntekereza ko abenshi batanagaragaye cyahara abantu benshi bwari burimo abantu benshi cyane ko twebwe twagiye gusaba byarangiye yego urumva ya ntacyo ariko kwera tuba twahakubereye ngira ngo nawe urimo urabyirebera. Reka twisimbukire rero tujye kuri part 2 nakubwiye ngo uyu munsi nakuziye ngufitiye ibice bitatu muri love. Yes niko bimeze neza cyane. Reka rero tuvemo hano tujye noneho mu kantu naguteguriye kavuga kati inyuma y'urukundo ho noneho bimeze gute ngaho ubu tugarutse. Yes mumbabarire mumbaze uretse gato muri kumbona muri kunyitegereza shiti zanjye ngiye kuvuga biteye isoni yego dukomeze reka garukiraho turisha umutima wawe umutima wanjye yes niko bimeze rero wakibaza uti uyu munsi ese inyuma y'urukundo naguteguriye iki ese inyuma y'urukundo bimeze gute ese bimeze gute buri gihe nkuzanira ibishya nkuzanira ibintu bishyashya nkuzanira ibintu bituma uhora umeze neza ibintu bituma ugubwa neza hano kuri Lam TV. Sasa rero inyuma y'urukundo tibimeze gute? Inyuma y'urukundo turaza kurebera hamwe turebe ese abantu bari gutandukana muri iyi minsi barasezeranye biba byagenze gute? Kandi ndakubwira ko ngufitiye top 10 y'abastari bagiye batandukana n'abakunzi babo. Ntujye kure rero ni kuri Lam TV. Uretse mbere yuko tujya ku wa mbere. Ako se nibiki? Nagira ngo mbanze nkwihere ku makuru. Wabonye ko ejo bundi mu Kimenyi na Muyango bari bagiye kuburana bitabye urukiko ku kuburana ku bijyanye no gutandukana kwabo. Yego. Wabivuga iki se? Ngereka mubwire. Aha abantu baba barahuriye ni tuba tuhazi. Yego. Byakaye byiza nabo batandukanye tutahazi ariko birangira tubamenye. So rero yego. Icyo na uzubundi banze umbwire umwanzuro wavuye. Umwanzuro wavuyemo no kuvuga ngo nago imyanzuro y'urukiko irasohoka. Ariko vuba ntabwo bigeze banatangaza iyo urubanza ruzasubukurirwa ariko vuba ha amakuru 5 kwa 5 ndajyanya guha uko bimeze. Ikintu nakumenyesha nuko bitabye urukiko kandi bakaba baraburanye kwitandukana. Ura rero yaba gutandukana bitabagamo kuko bari baberanye cyabari baberanye ariko nyine ni couple nzi ikintu nzi mu rukundo pe ruri seriye nabonye ruri serious buri ikintu ariko nanone aho kugira ngo babe nk'aba abandi njya numva ngo biyahuye abandi barwanye babicanye batandukana mu mahoro meza kuko baba barahuye bose bakuze. Yes bura nyine nanone ikindi kintu kibaho ntago nyine abantu uriya ntago ntiwaburaho defo ntago wamuburaho defo hari igihe nyine ubona hari ibintu utihanganira habo hari n'igihe usanga sometime umwana nabanye kuko harimo n'abantu nagiye mbona ngo babana harimo n'abantu babana kubera imiryango sibizi arabagarutse bibaho kubera imiryango urugero ugasanga wenda nk'iwanyu wenda kutuvuzi wacu wavuze iwanyu wenda nk'iwacu
uramenye ugasanga iwacu ntago bamitiramo barambwira ati mwana wacu ihitiremo nanjye ntimpamitiramo nyine ariko nyine itanga urugero winanga urugero bro uburyo ngo ururimi rurarema reka nitangeho urugero yego wenda nk'iwacu bacuditse n'iwanyu wenda n'urugero yego akoze ko ntugaruyemo wambujije kuko gushyiramo nyine nanjye nibazaga ugiye kuvuga imiryango ibiri nta kibazo yivuge reka nivuge oya mvuga mari ku muryango wanjye uvuge neza ngo nta reka dukomeze kuko nawe n'ubundi uko ndi buvuga wanjye niko ndi buvuga wawe sibyo tuvuge wenda nk'urugero umuryango w'iwacu yego ni inshuti bya hafi bya cyane n'umuryango w'iwanyu yego sibyo hari ukuntu rero bagira gutya akavuga ati iwanyu wenda akabwira nk'iwacu mfite umukobwa twabashyingiye tugakomeza tukirera uko bimeze hari n'igihe usanga banasangiye n'amabizinesi baba basangiye amabizinesi ugasanga baravuze ati ko n'abana baziranye bakuranye bize ku bigo bimwe byagize twabahuje ugasanga mu itegeko bagahita babashyingiranya gutyo ushatse kuvuga ko n'abangaba nabo byabaye itegeko ni rwa rugero ku bijyanye no gutandukana rwa rugero ku bijyanye no gutandukana nyine abantu bagenda batandukana se nibo bonyine batandukana ndabizi cyane si n'abasitari gusa n'ubuzima busanzwe ni nayo mpamvu rero kuri uyu munsi naje nkakubwira ntireka ngo utegure urutonde rw'abantu 10 bagiye batandukana kubera ko sometime buriya abasitari turabareba tukabareba gutya ku ifoto ariko buriya inyuma ya kamera nabo bajya mu buzima nk'ubwo natwe tubayemo bahura n'ibibazo natwe duhura nabyo ese uri gukeka nde shyiriramo muri comment umbwire uri gukeka noneho twikomereze reka rero duhere ku mwanya wa 10 ku mwanya wa 10 ndakuzanira umuntu bita Issa Bigirimana se waba umuzi uramuzi couple ye ni Issa Bigirimana no bita Uwase Karine Issa Bigirimana ni umukinnyi yego ndamuzi ni umukinnyi w'umupira w'amaguru yagiye akinira Amavubi kenshi yaciye no mu matimu atandukanye abasitari rero gutandukana wejya ari ubuco ni hatari buri ushobora gusanga bafuhirana cyane birashoboka yego harimo rero no wigeraho kwihangana bikanga ugasanga avuga ati break up bikomereza ariko hari n'igihe akenshi buriya muri uru rutonde abantu bagiye biganzamo basaba bifite biboneye abandi bakunze nose ubundi ubwo nta barimo bashatse nta barimo batandukanye bakahita bashaka abandi barahari benshi urumva nyine hari umuntu nanone mu bana mutaranaremewe ku bana ari ukuvuga ngo byahubutse byaje ari ibintu nyine bitarimo Imana yego urukundo rw'aba bombi rero rwaje kumenyekana cyane mu binyamakuru muri za 2019 baza gutandukana muri 2022 ejo bundi yes dusimbukire rero ku mwanya wa 9 ku mwanya wa 9 turahasanga nde ku mwanya wa 9 turahasanga umukinnyi w'amafilime uwo ni nde se kandi bamwita Fabiola Mukasekuru bavuga Mukasekuru ni Mukasekuru nose Fabiola nawe yatandukanye yamahenga cyane kabisa wari umeze nkangera nanjye tandukanye n'umugabo we umugabo wese yitwa nde kera umugabo wiwe yitwa nde na umugabo wiwe sinibuka izina rye ngo yitwa nde kuko ni umuntu utaramenyekanye cyane mu binyamakuru nta nubwo inkuru yabo yatrendinze cyane ariko nta makuru nanjye nakuye ahantu banagiye ngacukura we ntabwo wari ugeze kuvuga ngo nawe nakuye ahantu ariko urukundo rw'abangaba rero rwaje kuzamo agatotsi amakuru avuga yuko hari undi mukinnyi wa filime watangiye gucudika no Fabiola umugabo ati hafi wambaza uti uwo mukinnyi we yitwa nde ninde se bamwita Eric Rutabayiro uwo se ko ntamuzi ntago muzi akoresha yahe mazina yakinnye filime kera twakunda gukina ariko barakinanaga akaba aramusenyerera aramusigara birarangiye buriya se abantu bumva amabwire ubumva ute abantu bumva amabwire
mba kumva amabwire ni kimwe no kubyemera ni ikindi kuko hari igihe umuntu ushobora kumva amabwire pe birashoboka kuko hari igihe umuntu ashobora kukubwira ibintu ugasanga ntiwafunga amatwi mbemereye uyu munsi kubaririmbira abantu batandukanye ega nidusoza ndabaririmbira agace gato kazasohoka mu ndirimbo yanjye kuko numvishe bagakwiye ntujye kure rero nicyo kintu nakubwira Rita uyu munsi arakuririmbira cyane. Reka twisimbukire rero ku mwanya wa 8 ku mwanya wa 8 turahasanga umumodo abo bita abamodo uwo bita Judith Head. Wowe ndamuzi. Uramuzi? Judith Head nawe rero yigeze nako yatandukanye n'umugabo we deja kuko n'ubu ntabwo bakiri kumwe. Batandukanye bari bamananye imyaka 13. Akaba abantu bapfuye ikibazo cya nyacyo. Batandukana rero mu mwaka wa 2019. Nuko aba bombi rero bari banafitanye n'abana nicyo kintu nakubwira no si imyaka 13 mba babura abana ese abana ubwo bajya kwande abana bica mu nkiko burana byo iyo mudahanya divorce hazo none ikintu cyo kuburana kurera abana. Hari igihe hari ukuntu mama mbajije abana hari ukuntu abana mba mbafitiye urukundo nge mama wabo nawe papa wabo bafitiye urukundo kibaza ngo ese ko tugiye gutandukana abana barajya ku ruhande rwanda icyo nyine kiba ari ikibazo bica mu rukiko bakareba bakavuga ati ese yafite ubushobozi bwo kurera abana afite ububasha bwo kuba yabarera ese azabasha kubitaho bakavuga bati wenda niba ari umugabo urugero kuko wenda urumva nk'urugero ngo haye nk'urugero ntago umugabo bamuha impinja uruhinja rucyonka ntago umwana yemerewe ngo kuva kuri nyina afite imyaka 7 ndatekereza cyane ni hafa yes ni ibintu nk'ibyo nuko rero ubita Judith Head akaba yari afite umugabo wita Richard Alex Head. Yes, reka dusimbukire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwahoze ari Miss Rwanda. Akibazo tuyitwa nde? Nuwo bita Aurore Mutesi. Aurore Mutesi wigeze umumenya? Waramumenye muri Miss Rwanda. Niho honyine muzi wikirirwa wirushye. Akaba rero muzi wikirirwa wigora. Akaba rero uyu yarabanaga n'umugabo bita Egide Mbabazi. Amakuru rero barangije nabo baritandukana ko nabo baje gutandukana urukundo rwabo ruzama gatotsi baratandukana. Dusimbukire rero ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwo bita Uwera Dalila. Uramuzi? Nagumuzi? Uwera Dalila nawe yabaye Miss w'u Rwanda. Niwe muntu wabaye Miss w'u Rwanda wa mbere bagitangira gutora Miss Rwanda. Birashoboka kuko ntabwo muzi kigena nari nkiri umwana reka. Cyangwa bataravuka Rita. Oya. Urakabije. Aho naye ndacyakije. Urakabije nari nkiri umwana. Yego. Yes, Uwera Dalila rero nawe yaje gutandukana n'umugabo we. Dusimbukire ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga. Ko ufite abantu benshi mwana. Sinakubwiye ngo. Abo bantu bose. Naguteguriye abantu 10 nabo nabarenze. Kanje ndumva kari mu kazi. Ega. None ko tugeze ku mwanya wa 5 nta kintu. Oya ntacyo nababwira ko biza. Okay. Ku mwanya wa 5 rero turahasanga uwo bita Soshomura. Soshomura n'uwo bita Uwase Naila. Ngo burya nkubona umusi wa mbere nabaye nk'ubonekewe nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira ruruye bose bakaza bagana huri byaranzonze mburahomera ngo nkubwire ijambo nyiri mu rujijo uburaje uti ndagukunda ubwo si we yaririmberaga byashoboka nabamenye ariko buriya iyo ari we yayiririmba
se buriya ikintu kibaho akenshi mu buhanzi uririmba ibiriho tumwe cyangwa se inspiration wagize uwo mwaka uncungire ngo batandukanye ryari bamenyanye ryari kugira ngo menye ngo uwo mwaka yasohoye hiyo ndirimbo biriho nayo nyirebe menye ngo uwo muntu yayirimbiraga ni cyangwa uwa batandukanyije ahubwo niwe yayiririmbiye basanga uwa batandukanyije akorata ndagashyano mwihangana umurwangiza uzagukora oya buriya bajya bavuga ngo umunwa nutagukiza urakwicisha kandi njyewe wanjye uzankiza narangije no kubibona kuko mvuga ibyiza kandi nkavuga ibiriho byubaka wowe unkunda unkunde utankunda attention ntacyo bimwe nakuntu byagenda utegetswe kunkunda kuko abana b'Imana twasigiwe umwenda w'urukundo urabizi nawe urabizi ko bari itegeko kunkunda ni nabyo byandi bavuga ngo umuturanyi ni inshuti y'agahato so rero namwe mutegetswe kunkunda nta nubwo musabwa mutegetswe kuko njye ndabakunda kandi kunda ugukunda kuko ukunda usanga akunda abandi niko bimeze kandi ngira murabizi ko tubakunda cyane tubahoza ku mutima je ni ku mutima so nakubwira rero ko Soshomura na Uwase Naila bamfitanye abana babiri yego Soshomura nawe yigeze kubazwaho n'itangazamakuru bamubaza ku bijyanye n'itandukana ryabo ntago yigeze atangaza byinshi yababwiye ko umugore wamwubaha cyane ntago yigeze agira ibyo abatangariza byinshi reka dusimbukire rero ku mwanya wa kane wakibaza uti turasanga honde ku mwanya wa kane turasangaho uwo bita Jack B rero uyu bita Jack B akaba ari umuririmbyi akaba rero n'umubyinnyi akaba yaramenyekanye mu myaka ya 2013 na 4 abo muzi Jack B cyane ntago muzi ndamwumva mu binyamakuru Jack B yari umubyinnyi wa Atari yari n'umuririmbyi afite vocal ya danje urayizi indirimbo wirimba numve kunyiza no ngaho yivuge mu magambo basi kuko kuririmba byo si ibyawe hari akaririmbo ka Jack B cyangwa nzi umugore akamaze igihe adakora uwo bita Jack B amaze igihe kabisa adakora sinzi no mu minsi ishize nigeze kumva amakuru avuga yuko yaba yararwaye hari akaririmbo nkakuririmbire hari akaririmbo yari afite ari kumwe na Bulldog havuga ngo urumwambaro nambaye ye urakazi sawa wese wundi ntago wakamenya oya baburetse kuko nose ushatse kuvuga ko indirimbo ntazizi ja nyine hari izaje hari ubwo avuga ngo hari ubwo nyine hari umuntu uza na simuku ubwo abantu bose subu wabumvuka umuntu ataba trend cyane hari igihe umuntu ntago abantu bose wabakunda ngo ubivemo ariko bose ubakunda ahubwo ikibazo kubamenya yego uyu rero Jack B akaba yarabanaga n'uwo bita Dr Gisele Juru ari umudokiteri bakaba barabanye mu mwaka wa 2014 baza gutandukana mu mwaka wa 2016 abo ngabo urumva nta gihe bamaranye bo nago nabaririmbira I'm sorry ubundi se benshi bagira ngo nk'abana teguriye bagira ngo uretse undi abo ngabo bo nahita navuga ko bafite impamvu babaye nuko byanze ni ya indi navuze haruguru nose niba ubanye byibuze urumva abantu bamaranye imyaka 13 ntago wabagereranya n'abamaranye imyaka ingahe ibiri ni imyaka mike niba mwarabanye mumaranye imyaka 2 ni kigaragaza ko mwakundanye iminsi 2 dukomeze ati ni iminsi none reka rero twisimbukire ku mwanya wa gatatu wakibaza uti ku mwanya wa gatatu turahasanga nde ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Keza Shadia obita Shadia umuntu yaba mwiza ukagira ngo yashaka ariko se kandi ibintu biba byarabonye byareretswe n'ababyeyi utaranakura nese urashatse kuvuga ko abashatse umuntu wakuzazi yuko ari mwiza ntago rwose babana oya njye aho ngaho ntago nemeranya nawe
ubu se wewe kuri nawe reba ukuntu naguguye reba ukuntu nashaje aba nawe nakabije reba ukuntu nshaje ariko njyaho sindemye nose ngende mubeshye niba nzi ko ndi mwiza ngo urutonde rw'abantu byibura nka batatu beza baburetse ngende kwivugira batandukanye wowe uri kuzana abataratandukana ndagira ngo oya buretse gato baravuga ngo umwibone sinzi ukuntu nabishushanya ngo mbihuze neza ubyumve uko nako wagira kose ariko njye nyumva izina nago njye nyumva izina bitananzura ko nta mahirwe mbihaye urabona hari umuntu uryitwa akanarigendera hari n'uryitwa akaba atabyitayeho hari ukuntu usanga ako mumbabare mumbwire njyewe izina ryanjye nitwa bura nta bwibone burimo ngo ntangire nibone Rita Rita nta bwibone burimo narabona kweli biki mbwira muri comment muri riturumva hari ubwibone bwawe burimo sinzi ibintu nagwe wanze ko kubwira jya abantu beza bakiri oya ndabizi ndabazi pe barahari bafite umuco bafite discipline bubaha Imana cyane kuko buriyo bubaha Imana no kandi judgment nkize no kuri uyu mwana nawe ntabwo mbizi impamvu yabatandukanyije by the way nagira ngo tubanze dusekemo namenye mutagakata mukakamushyira mwongereho nibi navuze yes so nakubwira ko rero uyu Keza Shadia yari yarashakanye n'uwo bita Meddy Saleh babyarana impanga z'abana babiri akomana nakuntu mwasubirana ngo nyumva nubwo bizi ngiby'urukundo nkukunda ngo reka mbikwibutse baju hatutazabyibagirwa mu magana yose abeza bose ntawakuza imbere nyampinga urabahiga yo nakuvaho nkajya he you so beautiful ngarwana kintu nakubwira cyane ntutawe utongeye kunyura muri studio yes inkoze hasi rero ni ukibuye rest in peace kuri Bravani naragukundaga n'ukuri mana yanjye sinzi urukundo nakundaga Bravani noneho yanitahiye tutarahura ariko amarira yari menshi live nakundi bibaho mu buzima Imana mwakire mu bayo urebye twese niyo nzira I know niho tugana yego yes yego rero mukanya nari mbikomojeho nkubwira nti ntatageze muri studio kuko nawe nshyira muri comment oya iri joro ngomba kurara nanditse ngo love hey yes. la tuzayibyinana yes noneho rero ndakira udufatira aka video tuzagakatamo tugashyiremo tuzayibyinana burangenda umuramyi umunsi ariko nabikunze none uyu munsi ntago waje uri shy warakariye abantu ako subwo nababarane mvuye muri show iyi weekend nzayandika ndahita nyandika mu gakayi kanje iyi weekend meze ni hari umuntu wigeze guca mu gikara urebye aka video aravuga atari ko si umukobwa koko aragira ngo tubacikeho ejo wari wabarakariye bya hatari byadanje ariko sorry nago nyine nago imisi ukambabariza abakunzi oya ivugire ndakuzi rega ivugire mu abakunzi banje okay nari bisha rega ubibabashe cyangwa ndakari ntukambabaze nyabona ntukambabaze ariko ubona ndabakunda cyane rata mujye mubivuga ariko ubona nababaye mu nsengere mere neza ko buriya nyine muri comment kugira ngo atazajya agira ngo ninjye ugira ngo umva nivugira rero kubabwira abakunzi b'imiziki tubabwire ngo muri Rise Up Media bazanye igisubizo cyoroshye cyane rwose bari gukora imiziki bagukorera indirimbo neza ikaza iri uko bishaka cyangwa bakanarushaho kuguha ubumenyi kugira ngo
usohore indirimbo ifite umwimerere cyangwa irimo umwihariko. Bafite umuproducer wabyize kandi wabyize cyane umeze neza ugukorera umuziki. Urumva atangiye kunyigisha kwirekura nkaririmba cyane rwose. Ndatekereza abantu bavugaga ngo ndirimba nk'ikijumba, ngo abantu ngo bashonje ngo hari akantu bajya bakunda gutanga mu rugero ngo buriya ngo haramutse hateye inzara, ngo abantu bakavuga ngo umuntu uzabaho uzajya urya n'umuhanzi. byamaze kubona byarahindutse, byabonye igisubizo. So nawe rero nta handi ni hano kuri 40 Pharmacy Fadili, wahageze cyangwa muri Rompowe neza cyane uhita uhamagarira ya nimero 078 42 72 550 ukatwandikira no kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe, byose turabibona tukaguhereza ubusobanuro cyangwa ubumenyi buhagije burambuye. Si ibyo gusa, bafite n'izindi product nyinshi. Bageni mufite ubukwe muze tubakorera ubukwe. Reba Rita naje nambaye neza nkagushutingira ubukwe birashoboka, cyangwa se tukagukorera invitation zimeze neza, ibiciro kuri makeya, ugahereza umuryango invitation ziri special, bakabona ko harimo itandukaniro wakuze cyane. Yego. Si ibyo gusa rero kandi nanjye akandi nakongeraho nakubwira ko ibyo byose ko yabikubwiye from A to Z. Uzi ko babikwigisha nawe ukajya kwihahira ku isoko ry'umurimo ugashinga nta handi. Rero nimero wayumvise turanayigupiningiramo muri description. Ushobora ukuntu babwira ngo urayipininga edit akabyibagirwa. Usubize ikiganiro inyuma nawazaniranya n'abantu rero. Oya umuhanga aba yajyayumvishe aba yayinutse ahantu uko utabyumva turabikora nta kibazo. Reka rero mfata aka kanya nongere ngushimire wowe udukurikirana umunsi ku wundi, wowe udukurikirana buri kiganiro dushyizeho, wowe wifuza kubana natwe turagushimiye, tugusabiye umugisha ku Mana. Ndagira ngo kandi ngusabe ubisharinge n'abandi nabo batumenye, dukundisha abantu shuti. So reka rero tugaruke twikomereze n'ikiganiro cyacu. Reka dukomereze ku mwanya wa kabiri. Wakibaza uti ku mwanya wa kabiri turahasanga nde? Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bita Safi Madiba ndetse n'uwo bita Judith Niyonizera. Birakurenze. Byatangiye turi kuri babaza. Yes. Urukundo rw'abangaba rero bakaba barashyingiranwe mu mwaka w'ibihumbi 2017, sibyo ra? Baza gutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubu star yari afite ntago bwari bumwemerere kugumana n'umugore. Irije nini byesha ubundi barabyibuka. Ariko twe tumaze kubyibagirwaho, niyo mpamvu mba nahakubereye. Ariko nabonye akuzanira kadashaka undi mugore. Oya rega uriya. Araka video isunyibutsa nabonye. Kumutipe ewana ubona kakuze none bakamubwira ati ariko se kudashaka ngo mbugo nahitaga avuga ngo buriya gushaka ngo si byiza ko umuntu ngashakirwa ngahubwo ngo wowe ngiyo wihitiyemo. Bakamubaza ati se none se kutarihitiramo ngo ya ngo mu by'ukuri ntago wakabonye. Uwo niritejo hazaza ntago nzamubaza uzajya umbaza nkubwire ni buriya udashaka ni wowe nari buhitemo. None igihe washatse menya ko nta wundi nabona. Yego. So nuko rero bimeze mba nahakubereye. Noneho nakubaza uti uri kwibaza uti ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Sirira muri komenti umbwire uti uri kwibaza umuntu turi buhasange ritahora tekereza rinde. Nago muzi ariko ushobora gusanga ari wowe. Njyewe ntandukana n'umugore. Oya nawe wimbeshye rutaneranya. Turebe turacyari kumwe. Tuzasazana ratasha. Yego ngo turi habiri nituzigera tuva habiri. Tuba habiri kuko nkunda kuguca mu ijambo ndayigirana. Nta kibazo twagiye. So reka rero nkubwire ko ku mwanya wa mbere turahasanga uwo bita Ndikumana Hamadi. Ni Hamadi. Hari ba Hamedi, hari ba bose. Shobora kwibaza ukumva ukavuga ati ese Hamedi ibyo ni ibiki? Waba wibuka umuntu bitaga Katauti?
Ndikumana Katauti yakinnye umupira bya hatari. Katauti yari umuntu mubi cyane. Katauti rero akaba yarashakanye n'uwo bita Irene Uwayo. Ibintu bya Katauti byo nta nubwo ari n'ibya kera cyane. Batandukanye muri uyu mwaka. Barapfikise habaye. Ni bya bindi nyine twahoze tuvugaho kuri ntoza zabanje. Yes, reka rero nkubwire ko ariyo mpamvu mbana hakubereye nkagenda hagucukumburira ibintu nk'ibi ngibi kuko mba mbizi ko wibaza uti ese abastari babimeze gute kuko ni kenshi uzasanga aba bose ushobora gusanga King James ari we yaririmbye. Aribo yaririmbye. Umwe muri bo yaramuririmbiye. Hari indirimbo King James yigeze kuririmba. Ngo hoya ngubu byararangiye. Harimo ugenda agiye. Nahinduye inyuma. Ari no back no return. Ngubu meze neza. Ariko hari umuntu mubana akakubabaza. Nanjye ncuruje ex wanjye divorce yacu yagenze neza. Ntago rwose byararangiye meze neza. Nabigeze kugora. Oya, ari umuntu mubana akagufata nkaho uciriritse. Yego. Kandi mu byukuri hari undi wifuza kugutereka kuri level yo hejuru. Yego. Uwo ngo rero gufata nkaho uciriritse. Musige. Yes. Musige inyuma mu byarangiye. Komezanye n'abasigaye. Kuko niyo wabaho nta ugutesha umutwe kugira ngo bane n'ugutesha umutwe. Ikintu nakizi. So rero ex wanjye wamfataga nk'umuntu uciriritse ndagushubuje. Kandi ndakubwiye ngo ubu byararangiye meze neza. Uzicuza sha. Ejo bundi rero reka mbaze. Ejo bundi. Ubundi ngo ntaga ajya areba ibiganiro. Nta nubwo ngo ajya yita ku bintu ye. Nanjye ndi umudivorce ntabyo mwe muzi. Umudivorce. Natandukanye n'umugabo dufitanye umwana w'umuhungu. Twamenyenye 2007. Kumva twe tukiri abana. Dukuze turabana urumva. Noneho birangije 2023 turadivorsa. Turatandukana. Nanjye ndi umudivorce. Niyo murababwiye ngo mbafitiye indirimbo ndi bubabirimbye abantu. Yes. Ugatse ndi kuvuga ibintu biri seriye. Ndi kuvuga ibintu biri seriye ugatsetsa. So ex wanjye nikarunye. We comment. Ex wanjye twadivorosheje ndamubwiye ngo hoya ngubu byararangiye. Nahinduye imyumvire. Yego. Ubu meze neza. Urabona yari yambwiye yanuka anyanyi na sinzi ukuntu nibeshye hari ukuntu ubu gifite nimero z'umuntu aburagiye ntago njya ndoginga out ntago njya mvuga nka bawundi ngo nka kuri yantuze yaririmbye ngo siba ngo ni umuntu atajya guhamagara utunga namba yute siba rero jewe ex wawe ni papa w'umwana wanjye ariko nanone ngewe ako ntavuga gutyo ukazibeshya umpamagara cyangwa nyanditse ubwo nta nubwo ajya yitwa umu ex ni umutware ntago ajya yitwa umu ex ni umutware ni papa w'abana I'm sorry kamze ngende kuvuga ntaramenya ko harimo akantu so rero sinzi ukuntu nibeshye ndi gusharinga ndamusharinze arabireba amajije kubireba kugira ngo anyereke ko yabibonye yego arabijya screenshot arangije arambwira ngo ubutaha ntuzabinyoherereza ndavuga se ngo nabirebye ngo sinjya nkunda kubireba ngo ariko ubutaha ntuzabinyoherereza ndavuga se buri yaravuze ngo sinzabimwoherereza mutubwire ubwo yashatse kumbwira iki nta kantu mwumvamo ikintu ngiye nambwira wabiriye screenshot yanyandikire SMS ntago nari buyumve ahubwo noneho nibwo nari bwemere nkavuga ngo iyo anyohereza SMS isanzwe nabwiye sorry nakoze ikosa kuko urumva yari bunyereke ko atanabirebye yego ko we yakoze ikosa nako ntekereza ko yabikoze abishaka
sinjya mbireba ariko ubutaha ntuzabinyerera. ubwo rero ndakubwiye nti ndakubujije Rita bazongeye kohereza ibyo bintu yabona ntukabangame. Yes, reka rero nongere ngushimire wowe ukidukurikiranye, wowe udukurikirana umunsi ku munsi. Niyo mpamvu rero mba naguteguriye ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo umenye ese inyuma y'amarido biba bimeze gute, inyuma y'urukundo haza iki, inyuma y'urukundo ni ibintu nk'ibi ngibi bivuka n'ayo madivorce, nuko gushwana, nuko kurwana, wumva ngo yakubise umugore we ngo byagenze gute ngo yare. Niyo mpamvu natandukana nkubise we nagenda mu gitumba ushaka kunkubita umunsi nkarahita ngenda. Ese ntago wamwishyura we ntago yanjye ntago njya ndwara njye nkubise nahita nitabira. Ni inkoni ubwo umunsi yankubise nukwita ncaho uwo munsi. Reka dusose. Reka rero tugushimire wowe wabanye natwe uyu munsi. Ikiganiro nk'iki nakagaruka kirira muri comment umbwira uti ese ubutaha noneho nzakuzanire iki. Wakoze cyane. Abantu batandukanye babaye 11. Yongeyemo wowe ariko nawe yongereyemo njyewe washemo ntaguteguye ariko yes, kandi rero nibyo nakubwiraga utugire muri comment utubwire ati ese ubutaha tuzakuzanira iki, tuzagucukumburira iki. Nicyo tubereye aha ngaha, nicyo tubereye hano kuri Lam TV. Turahakubereye umunsi ku wundi ibihe byose, kandi nawe komeza ugubwe neza. Ciao ciao. Wari uri kumwe na Gaby Dasneya ndetse na Rita, umukobwa batinya, umukobwa wanze ubunebwe, hari ubunebwe akatira igikorwa cyo gususurutsa abantu nk'iki ngiki. Turabakunda cyane rero, kora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana. Ese ibi tuvuze hari icyo wabukuyemo? Ugiye kwiyunga n'umukunzi wawe ahato mutaratandukana burundu? Ese ugiye gushaka umukunzi? Yes, ese uje mu rukundo rwa nyarwo? Hari uwo wakekaga usanze mu kuri uru rutonde? Tushyire muri comment utubwire. Thank you. Bye.